waramutse master. Kosha. Ibi ni kibiri imbere yawe. Sorry. Turatumu turwanye COVID-19 waranze ugashaka kubisuzugura. Sinsibiranye neza. Ikibazo komesha, sigaye kubita abantu. Oya. N'ubuzima bugoye tuba twaranyuze. Urisuma? Oya. Aya mabavu yaje kubereka. N'ubuzima bugoye. Urumva ndahinga, nahira ibyatsi inka. Tukora n'imiringoti kugira ngo turebe ko twabaho. Hanyuma ubu turisanga. Turisanga n'igice ariko ariko nizo saha mwatubwiye tugomba kugerera. Yes, niyo saha nyine nababwiye. Ariko narubuke ko ushobora kuza mbere yaho gake. Kwe ngo ube wishyira ku murongo witayarisha. Ariko urumva ko nahagereye igihe kandi isaha tukaba dutangira saa 2 urumva ko nta kibazo. Saa 1 n'igice dutangira saa 2 ngiye kuba rwose nsoma nanitegura nizeye ko rwose bitari bugorane. Kusha ndakumva. Ibyo byanwa yane n'umuyira w'intozi. Nakubwiye nk'iki bushize. Warambwiye ngo mgogoshe ariko rero master ubwanwa rwose mgogoshe nasara pe wasara nasara n'ukuri kw'Imana. Wasara bisaza bijunjika cyangwa wasara bisaza byo kurwana. Saze nawe nagusara. Jesus! Rero nkomeza nkabutura. Mbasha ndakumva master. Ubwanwa butereke. Turakoze cyane no kuri. Shaka ugeze mu maso akanwa kaburemo kamere nk'akabono k'inkoko. Jesus! Hanyuma ikindi. Kika ku bwana. Uwo musaya urimo imirongo gutya. Wabikoreye iki? Nyine tu kwera nyine hano ku ishuri mfite ibyana bihunda nyine macaka kugira ngo mbirishishe. Nyagukundana n'ingoni maze gatatu masengero. Waje kundana muri Waje kundanira hano? Urumva nyine gukora ku kigo tuba dutwika iyo dushyizemo tuno tukurura abakobwa. Abakobwa. Ushaka abakobwa bangahe? Arababonye. Wabonye bangahe? Wabonye bangahe sha? Babiri. Bose urabakunda? Uyu uryamana nabo? Numwe baratwite. Nukuri ntabwo nzabe. Yaba twita umuzungu, yaba twita umwirabura, yaba twita umuhinde cyangwa umushinwa. Mubiza kujya ku mutwe byose. Oya ntabwo igikuza rwose nzarikora. Soni. Uracyari umwana nuko se ibyango byaje kubera iki nibura umwana. No kuvumbuka ndetse no kurya neza n'imibereho. Wasiha we. Bareshya cyo nk'igiceri cyabiri. Uko gahanga yanibuye ritegura urugi. Mubi nzakurukana abanyeshuri. Oya no kuri kw'Imana ntuzanyuka. Nje noneho umwirukane none ahanga na etide ntuyijemo. Oya mbabarira no kuri kw'Imana mbabarira nimwijeje ko ngiye guhinduka. Noneho reka nkubwire. Uyu munsi ngira bigishiriza. Ibyo uko master ndawe bimukire ko ngira bigishiriza. No mpangana. Ngiye kubagenzura. Ntabwo tuzongera pe no kuri kw'Imana. So ubwa mbere baza muri office yanjye? Cyagwangana nawe. Oya ntabwo nahangana. Mfite amakuru ko ibihungu byose bya hano musige mwarashyushye. Kuko mumaze kubazengereza. Na tuno turongo ntabwo tuzasubiramo. Ahubwo ndakogosha none wose mu marebo. Hayo ngo wasara wogusha ubwana. Nasara n'ukuri kandi isazi. Gusara nada. Isazi birarutanasha. Ngiro nana gusarana ntarasa. Umgombera mubi. Ariko master ndaza kuba kimwe nkuko bishaka. Ndaza kuba wifuza nabikwijeje. Kandi ntabwo tuzahanga. Mfite test mbaho uyu munsi. Nava. Ongera. Umwanya umaze uraho ngo ni mwinshi. Kandi twaremeje ko muri iki kigo cyacu tuzarwanya COVID-19 guhera hasi kwiza hejuru. Ushaka kunkanda intoki? Urankanda intoki? Mu urankanda intoki wowe? Urankanda intoki? Oya ntabwo. Ndi umusaza no kubivuze.
Wisa ni magaro mfatishije cyane intoki zawe. Ko wabyembye urandeba nk'ihuko yabuze imbeba ngende imbeba ukaburi huko. Kuvuga nabi ko ubusubu ndaguka ubwo ari nge nawe ufite uduteki tw'abana ninde ko cyangwa niyo twanareba mu myaka sunduta ubu nagukanduka babara ko nabwo nkanze nuko bizonge ndiriza none nandi magambo ariko niwo byivugiye ibyo ariko wowe na murangambane mugende mubisha mufite ni iyi mubavuye hana nzengereje yakunsubirizamo n'ibiki none nawe uraje mbere na mbere kubanje kunkanda intoki nesunge mbaye nani minota ingahe ndicara ngaha muzengereje ni kugusuza kuri umwana mwanjye w'imyaka 10 n'ingahe akanzu umuntu w'umusaza nawe ko karababara ubusanye nigeze mi we ko wahinze uva mu na ko simbizi niba waravukiye mu ntara ariko biragusa urumva ko wababara mukanzu cyangwa ni ngiye wababara utusangaye kwise gutangira haruri ngahe haruri minota 3 ariko urumva ko bivuze ngo nagwaza mbere yaho nk'isaha ngo witayarisha aho ugomba kuzitara uko zikugereyeho iminota 3 surumva isa yari yangiriraho iyo minota 3 nditayarisha nizere ko nta ruhushya rwo kujya kunyara urusaba kubera siki gira hino turebe gira hino ndeba umusatsi wawe gira hino ariko nyesa sindi kukwegera mwowe Imana yo mujuka kunyegereza gusa nakurambika ikiganza ntago cyaza ari cya pasteur cyaza kimeze nk'umwuko ubajwe mu nduzi ese ubwiryo ni byo sengesho ko kuri kwifuza ku Mana cyakora cy'abakristo b'iki gihe mwaragomba That one there was a violation of personal habit. And if you do this in the GC, press X to bracket. Tuganya diploma uri umwana kamunani ako ntukajye mukanyishe ibyiciro mwa muri wo muri abasaza n'ibimo muradukanisha twebwe abantu ubusubiza igihe imyaka yawe nzajya kugira imyaka nk'iyawe ahora pfuye gicucu imyaka nzayigira wowe n'uburinde mburinza hari yararangiye kera uzagira imyaka nk'iyanjye discipline sha rwose ibyo bintu mujya mubimenya abantu bakuru nimukajye mudukangisha imyaka yanyu ngo ibintu mumaze kugera ubusungungeye sinza ningira imyaka nk'iyawe nzaba nkora iki ari igihe none nge nzaba mfite n'ikigo kirenze iki ngiki ikigo cyangwa ikibwa niba wumvishe ikibwa nyine nuko ari cyo ushaka kumva hapo kibirye nanga ibi nkahura nabyo gusa umva nicyo ntaruzi uyu munsi ninge dukora na etinde mwabimenye warubizi ma witegenyereza wazo ngo muri office gusa umunsi ninge nama atandukanye atanakoye wahawe nani nesona nikoreye idebe cyangwa ni urareba ugasanga ni igifenesi ni umutoni kandi urabizi ko ngiye mfite n'ubwenge atandukanye 5 10 ku 10 ese tica Edward siwe ntabwo bishoboka wowe ibyo ngibyo nawe wabikora kuri 5 nkwema 3 hano ku 10 nkwema 7 ntabwo wowe wajya mu ntankaya ngara ako direge n'ubundi nanabivuga warega ko igice ngicyo atari amanota y'igihembwe cy'ubushize na birote yarasohotse ngo mukankangishaga imyaka yanyu n'ubumenyi akana gake uretse wisa ako sakanje umukobwa mwandikirana n'uwahe uyu mukobwa mwandikirana n'uwahe nesa akumva ko rwumvuze kana kandi hari umukono wanjye urebaho nta nimero ye none ahangaha nagatoye mu nzira shyiraho nimero ye none ahangaha shyiraho nimero ye none ahangaha gira vuba nimero y'ikise shyiraho nimero ye ukamenya bike nimero iri ku ikarita riraho ndakubwiye ngo mpa nimero ye telefone hano se ku ishuri twemerewe gutunga telefone okay mpa nimero namubonaho gusa ashyiraho amazina ye nta kibazo haraka vite rwose shyiraho nimero ye rwose ibyo ntabwo ari sawa pe shyiraho nimero ye
Nuko ndamushaka amenye impamvu mukundana. Umukobwa wemeye gukunda nkaho umuntu umeze nk'agaturumye. Inturumbutse aho ngaho. Matama yahombaye. Urabyanze? 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 Ngerekana nakubwire n'ibitutsi ngewe umwana ngewe rwose. Okay, anava. Ubundi urumva umuntu yaza muri leta turimo namubwira amagambo gutya akiga gafata. Shinga umurizo ugende. Zinga umurizo amatwi yarebesha imbere ujye mu ishuri. Ndaje. Ndaje gira vuba. Ariko shanda kurwaye. Muri etide. Master narinje muri etide. Yes. Ariko rero wowe kuki uhora uri mwiza sha mu gitondo na nimugoroba na saa sita mu mvura no kuzuba ugahora uri mwiza no kubera iki? Kubera amafaranga kabisa. Amafaranga. Ureba umwana ukamenya se sha. Amafaranga sha. N'ubwenge no kugira umuyobozi mwiza. Yeah. Waruze n'ikindi se. Burya umunyeshuri nta kuntu yabura kuba mwiza no kugira uruhu rworoshye igihe abarebwa neza na diregiteri. Izi ntoki birigaragaza sha. Birigaragaza. Gira gutya turebe. Gira gutya muri gutayitinga turebe. Bityo. Aka nagaki? Master nagaherene. Uburanga bw'umukobwa. Yego sha. Hanyuma rero oya ujye usanga mu rugo apana kuza ku ishuri hano. Sha nundi master byaba byiza pe. Burya wansanze mu rugo twakwigana neza. Mfite icyumba cyabugenewe hari theory na pratique. Hari icyo se ntacyo byabitwaye. Hanyuma rero zambwe birashaka guhangana nazo. Yesu! Izo mbwa ziyoboye iryo shuri gusakuza. Abanyeshuri ko basakuza. Sha byajya ngo barenda kuriterura neza. Bihorere. Umugambi wabo ndabona kwitunganya. Ubigire mu ishuri ariko se. Master atagira umunyeshuri dusanga muri ibyo. Yakunja sada kumanza. Hari njada kumanza se. Master. Kuresesha. Ubwo se urumva ari ngiye urumva natega inyamaswa umutego yazi usanga nkayikabukira. Umva sha. Utyo. Amashuri sha. Oreo. Davina. Master wiriwe. Wiriwe. Ikamanze nkara. Oyo akaraba se hari indwara yakwataka wowe sha. Burya mikorobe zigira ubwenge. Nta mikorobe yahangara umukobwa mwiza nkawe. Se ga. Uri mwiza. Hanyuma se sha. Ariko rero uzurengeje minota mikeya. Nyine nuko urega ari waba unaregera tugufatira imyanzuro akaba ari njyewe ariko niba wakereresha. Hanyuma rero ya gahunda nakubwiye kuza gusukisha segeze he ntabwo urabona umwanya. Nenga umwanya ndawufite. Umwanya ufite. Nese nyuma y'amasomo twanyuza ahantu nkabire ko mbikemura sha. Ariko nyineza menshi ndende cyane. Zimwe zigera ku mabuno sha. N'Amanyarwanda n'Amakondezi. N'Amanyarwanda. 25. Yende yabare by'amadolari. Ubona ko iki kigo cyose nyoboye ntabwo 25 koko. Ariko sha ikindi sha. Byagafa. Zikumubira ari ntobozwa rutoki. N'izina ry'Imana ndaga kubita ishoka mu kiriziye. Ngura akabenzi kamwe k'umweru sha. Imbaza. None se ko wakerewe nkaba nta kihano nguhaye wowe nta neza wanyitura. Jesus! Erega burya twebwe abantu b'abagabo cyane cyane b'abasaza dushimishwa n'utuntu tworoshye. Ambaye
santarari nyine uri umuntu nubashye mu biro mbisangiye nande iri ni isoko hano muri gare ni muri office ya master si kibazo ufite n'iki wimpinza ujya kurasa inkuba arabandama nako nujya gukubite intuza yikubita itaragira nyine fatirana mpemburesha ngafasha ahubwo se uretse ako si ibi ni ibikisha kuki uretesha inka ntukama amata urandeba turanye tide nta mukino utagera interinoma reka tubanze gukora imyitozo turaza gukina igihe kigeze shani wigora master nagusoma impyisi we abahungu muri musoma bandusha iminwa myiza bandusha amashuri bandusha amafaranga bandusha kwambara ishati iteye ipasi nsoma cyangwa usubira utahe gira vuba se ndakingirwa yuko nigusoma indangamuntu njyewe ni ikibanza cyangwa ngurire ni inzu uri kunkodesha uri kuryamana nawe nsoma we nimugoroba se njyewe uri igitego joro urantega umwijima ngende impyisi soma rero. It is finished. Okay, ndasinze ngo nsoma. Ufite isoni ziki? Iyi office yanjye hari undi tuyisangiye. Okay, byakuneka nyereka ngusoma. Hagurira hino. Enda kwisomera ngo uba. Hakose wowe waje ukatwigisha. we hasi Mwambwe mugira ndaje mbigishiremo kangura amata ku munwa. amata ku munwa ugasoma impyisi uko kireba gusa